mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Igitondo rero ni igitondo cy'umugisha kandi nzi neza yuko hari ibyiza Imana yaduteganyirije uyu munsi. Uko twari tumaze gusaba ubuntu bw'Imana, n'ubundi ndahamya ntashidikanya yuko ubwo buntu bw'Imana buturiho kugira ngo tubashe gutanga iby'Imana yaduhaye, kandi nawe ubwo buntu bukugeraho kugira ngo ubashe kubwakira nyine nk'uko Imana ibishaka. Igitondo cyiza ku bantu bo mu karere ka Nyamagabe, cyane cyane ndasuhuza umupasitori rwose w'itorero rya Ebera aho ngaho paruwase ya Musange. Ndamusuhuza cyane Pastor Donati, waramutse neza n'umuryango wawe. Nkasuhuza Osea ndetse n'umudamu we SP aho muri aho ngaho nyine namwe mu karere ka Nyamagabe. Reka mugubwe neza namwe mwitegura kuzaza mu giterane gitegurwa aho ngaho. Mpamya nashidikanya yuko Imana izatubashisha natwe kukibamo. Ubwo ni kwa gatandatu uyu nguyu nyine iki cyumweru tugiye gutangira. Kwa gatandatu nyuma ya saa sita tuzaba turi iyo ngiyo i Musange, ndetse no ku cyumweru tuzaba duhari. Ubwo tuzaba dusangira ibyiza Imana izaba yaduteganyirije uwo munsi. Uyu munsi turaganira iby'Imana nyine yaduhaye, ariko icyo gihe nabwo ndamya nashidikanya ko tuzaba dufite ibindi tuzatuvugaho, kuko hari insanganyamatsiko nziza ivuga ngo nimuze dufatanye kubaka. Iyi nsanganyamatsiko rero ni insanganyamatsiko rwose igiye yanejeje, kuko natwe nta kindi tubereyeho uretse kubaka, kandi kubaka ubwami bw'Imana. Imana bagire neza rero aho muri mwese ab'inyamagabe. Reka tuzahurira aho ngaho kuwa gatandatu uyu nguyu tugiye gutangira icyumweru cyawo. No ku cyumweru ubwo rero tuzaba turi kumwe aho ngaho. Imana bagire neza. Reka mpe akanya abo turi kumwe nabo babasuhuze mbere yuko dutangira gahunda yacu y'uyu munsi. Karibu. Turasuhuza abakunzi b'ikiganiro Wabuze Imana Ukorera, inshuti zacu n'abantu bose muri rusange bashobora kumva ko cyangwa se bakatubera abahamya b'uko iki kiganiro hari ahantu kibagejeje mu kumenya Imana. Rero tubahaye ikaze muri iki gitondo cy'iki cyumweru kugira ngo amahoro y'Imana abe muri bo kandi bagubwe neza. Nsuhuza rero abo duteranira hariya kwa Ndamage bose. Ubwo navuga umuryango wa Bernard, navuga umuryango wa Aimable, navuga umuryango wa Mama Arsene, navuga umuryango wa Pastor Venuste, navuga umuryango wa Rehema, navuga umuryango wa Ndese. Bose imiryango yose y'abana b'Imana duteranira hari. Imana ntibibagirwa mushuti wawe Rusi, muri aka kanya bari ku Rusi na Mary bose bagubwe neza. Inshuti b'ikiganiro Wabuze Imana Ukorera, nanjye nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza amahoro y'Imana muri iki gitondo. Basuhuje ni Ndayisenga Gadi, kandi nkaba mbifuriza kugubwa neza muri iki kiganiro tugiye gusangira icyo Imana yadushize ku mutima. Nkaba nanjye nsuhuza by'umwihariko umuryango wa Eric Papazo, nkasuhuza na Mama Shensa, yewe nkifuriza n'umunsi mukuru mwiza wa Eid al-Fitr. Abavandimwe bacu b'Abayisilamu bagubwe neza kuri uyu munsi, kandi nabo nkaba mbifuriza kumenya umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo bahabwe ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane Ndayisenga Gadi. Iki gitondo rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana tuganira aha ngaha ntabwo ari ijambo gusa, ahubwo ni ubugingo. Twebwe ntabwo dutinda ku bintu by'amagambo gusa, kuko ntabwo turi hano kugira ngo twubake idini, ntabwo turi hano kugira ngo dusohoze umuhango, ahubwo turi aha ngaha kugira ngo dushake igihesha ubugingo. Tugishake mu byanditswe byera maze tugihe abantu igihesha ubugingo. Ariko tutaratangira ibyacu, ku mugoroba ikiganiro mwakibonye mute? Ku mugoroba ikiganiro cyasobanukirwa twari turimo hariya ku buntu butangaje.
muri make icyo nabonye ni uko mu kuri nibyo icyo nabashije kubona ni uko mu kuri ikintu bita umwuka cyaradusize cyane ku buryo bibiliya tuyisoma nk'ibindi bitabo ntabwo tubisoma nk'igitabo cy'umwuka kikaba cyaranditswe mu magambo mu nyuguti none tukagisoma nk'icyanditswe mu nyuguti nk'uko dusoma ibindi bitabo noneho wazana igitekerezo cy'umwuka kiri mu byanditswe noneho ugasanga abitwa ko baba muri bibiliya barajijwe nyamara igitabo bagihorana icyo nicyo nabashije kubona icyo kintu wabonye rero nicyo icyo kintu wabonye nicyo kubera yuko ndamya nashidikanya yuko aho ngaho ari naho hashingiye kutumvikana kw'amatorero n'amadini atandukanye ni uko ikiri mu iryo jambo abantu batagihishurirwa kimwe kuko hari uwagihishuriwe twatangiye ikiganiro tutumvikana ariko nyuma aza kugihishurirwa noneho aba umuntu w'umugabo abo ngo nari nibeshye kabisa nicyo rero naje kubona yuko nicyo kibazo gihari nyamukuru nuko iyi bibiliya yashizwe mu rugero rumwe n'ibindi bitabo noneho umuntu akayisoma uko yanditse nk'ikinyamakuru noneho agatwara ibyo yanditse nk'uko byanditse akabibwira abantu ni naho haturuka ubuyobe abantu bashingiraho mu kubaka amadini. urakoze cyane François nawe nagira ukuntu atubwira intandaro nijoro nasetse cyane narenze ngera mu rugo nkomeza guseka kubera ibintu nibukaga ese we baremera ko igitabo ari icy'umwuka ni inyuguti ariko mo imbere hari umwuka ariko ugasanga umuntu arashaka kugundira inyuguti umwuka akawutesha agaciro. Mose nawe wivugiye ati ibyahishwe ni iby'Imana ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu. Ibi bitabo rero byose by'isezerano rya kera ni ibihishwe. Ba Mose bavugaga ibintu mu buryo bw'umwuka ariko badafite ubusobanuro bwabyo. Dore ikintu cyantangaje ni ukumva ngo Zaburi y'umunani ngo ni Adamu wa mbere wavugwaga. Umwanditsi w'umuheburayo aza ashimangira ko uwo wavugwaga atari Adamu wa mbere ari uwa nyuma. Turabisomye neza neza, mbese mu baheburayo bareruye bagaragaje neza, ashyize hanze aravuga ati uyu rero wavugwaga ngo umuntu ni iki kumwitaho, wenze kumugira nk'Imana uburaho hato, ntabwo ari Adamu, ni Yesu Kristo. Nta hantu tubona Adamu yambitswe ubwiza n'icyubahiro, ariko uyu we ahanywa ko yabwambitswe gutyo ngo kubw'urupfu umuntu akarwana na Bibiliya. Biriya byantangaje, nyoberwa n'icyo umuntu yitwa kwitwa umwigisha. Tuzagenda tubikubitaho buhoro buhoro bizasobanuka. Reka rero tuze dukomeze mu kanya. The bright crystal stream. What joy that will be, what joy that will be, when His face I see, when His face I see, and I know that someone will be waiting for me, waiting for me. Reka rero dukomeze, reka cyangwa se dutangire, reka twari tutaratangira.
dutangira rero ndagira ngo mumbwire neza ikintu mubona cyakorwa kugira ngo ubutumwa bwiza bucengere mu bantu cyangwa se abantu babwumve, kubera yuko yemaze kubona ko umwanzi asa n'uwahinduye ingamba. Umwanzi yahinduye ingamba ku buryo umuntu iyo yumvise ikintu gitandukanye n'icyo amenyereye kumva, hari ukuntu umutima wifunga ntabe yacyakira kandi akacyamagana ataranacyumva, akacyamagana ataranacyumva, noneho bigatuma bivuna abakozi b'Imana. Sinzi niba hari ukuntu mwumva cyakorwa kugira ngo tubashe kugeza ubutumwa bwiza ku bantu bose. Icyo twakora twebwe, uretse agahinda gusa nifitiye, uretse kubabara, kuko nabo twita ko ari bene data, abera, abaziranenge, bahamya neza icyo Yesu yakoze, bazi kuvuga neza iby'urupfu rwa Kristo no kuzuka kwe, bazi kuvuga neza igitambo cya Yesu Kristo, impongano y'icyaha, bazi neza ko nta handi ubugingo bubonerwa uretse mu izina rya Yesu Kristo. Abo bera bafite ibyiringiro byo kujya mu ijuru. Ndahamya ntashidikanya yuko nabo bafite ahantu bagera, noneho ibintu bigasa naho bikwamye, ibintu bigasa naho bikwamye ukuntu, noneho bakaguma muri icyo gusa, nabo bavuga nyine ko Yesu yaratwaye ibyaha byabo, ubu ngubu ari abera n'abaziranenge n'iki. Ariko wareba mu buzima busanzwe ugasanga nta tandukaniro ry'ab'isi n'abo bantu. Yewe wanakurikirana cyane imvugo yabo ukaza gusanga ntawe itaniye na babandi bari bamagambo bo mu gitabo cy'umugenzi n'iki. None ukibaza uti ibi bintu turaza kubigenza dute? Kuko uyu nguyu nawe wamaze kumenya ko ibyaha bye byababariwe, afite ubugingo buhoraho, uyu nguyu nawe usanga nta kindi ashaka kumva mu bijyanye n'ubutumwa bwiza. Wagira ikindi umubwira ati abo ni abanyamadini, abo ntabwo bazi ubutumwa bwiza. Rero ubutumwa bwiza ni iki? Mugerageze kumbwira uko mubibona namwe, kuko jyewe ni ukuri ntababeshye, hari ukuntu umutima wanjye wuzuye agahinda. Mbese Yesu tuvuga wagira ngo ni wa wundi wo mu nyuguti nyine nk'ibyo twarayemo hariya. Rero tukagarukira ku cyanditswe gusa, tukibagirwa yuko Yesu ubwo ari we wivugiye ati hari icyanditswe ariko hari n'icyanditswemo, cyangwa icyo umuntu yumvamo. Muri urugero François yaramaze gutanga aha ngaha, icyari kigenderewe ni iki? Ese ikintu sinzi, tuvuga agakiza, tuvuga kwihana, tuvuga kwezwa, tuvuga iki, ariko ntabwo tubyumva kimwe. Kubera iki? Ese nuko tutazi kwezwa nyako uko ariko, nuko tutazi agakiza nyako icyo ari cyo, nuko tutazi icyaha nyako icyo ari cyo? Ni iki gituma ibintu ubu ngubu bisa naho bivanze ukuntu, kandi bisa naho byashinze imbago? Uzi gushinga imbago, kumva ibintu mu buryo bwawe, ugasoma ibyanditswe warinze ugashinga imbago, ukavuga ati nta kindi nshaka kumva kirenze iki ngiki. Murabyumva mute mwebwe? Pasiteri, rero ubu turi mu bitero biteye ubwoba, ibitero by'umwanzi. Niba ukunda kuvuga ngo ni ishyano, ubu turi mu ishyano rikomeye, kuko Satani yararebye aravuga ati icyerekeranye n'ibyaha abantu bamaze kubivumbura, noneho reka ninjire mu nyuguti z'ibyanditswe. Abantu bose bamenya ko Yesu yapfuye, arahambwa, arazuka kubera ibyaha by'abantu. Umuntu wese uyu munsi ni umwigisha w'ijambo ry'Imana. Umuntu wese arashaka kuba umwigisha. Icyo kintu ebana akizwe uyu munsi, ejo araza kukwataka ngo iki cyanditswe ngo wemera ko gisobanura gutya, utoye ati Yesu ko mbyumva, kandi ubwo ni we wamubwirije. Arakizwa, nta kintu na kimwe yari azi, ariko mu gitondo aragukubita hasi
ngo ntabwo ariko bisobanurwa, ngo ngiye siko mbyumva. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, byararangiye, yabaye indirimbo. N'umupagani wibereye mu kabari, iyi byararangiye arayizi, apfa kuba anyuze kwa sultani arayumva ko byarangiye. Ace Kimironko hariya arayisanga, naci iwacu arasanga n'ibyararangiye. Ibyo ni ibintu biriho utakwirirwa unaburana. Noneho hariho n'abandi rero nk'abo twari kumwe muri Sobanukirwa hariya, ni abantu barwanya icyaha cyane, ariko kandi bakemera ko Yesu yapfuye. Nabo bigasa nk'aho icyo kintu Yesu yakoze kidafite garanti yo guhesha umuntu kwemerwa n'Imana by'iteka. Noneho bagashyiraho imbago umuntu agomba kwirindira, mbese mugani w'abarokore ngo cunga izamu ryawe. Nabo bagasa nk'aho bacunze izamu ryabo kugira ngo batarimbuka. Icyo nacyo ni ikindi kintu. Urumva rero ahantu hose Satani yagabye ibitero, ubu nta hantu umuntu yamenera. Ariko mu by'ukuri ubutumwa tuvuga ni Yesu. Uwo ni we bwiru bw'Imana bwahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Reka twifashishe amagambo Pawulo avuga mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 25, reka mpere kuri 24. Aravuga ngo none nishimiye amakuba yanjye yo ku bwanyu, kandi byasigaye ku byo Kristo yababajwe bishohoje ubwanjye mu mubiri wanjye kubw'umubiri we, ari wo torero. Iryo nahindukiye umubwiriza nkurikije ubusonga Imana yampaye ku bwanyu, kugira ngo mbwirize abantu ijambo ry'Imana ryose, ari ryo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo, ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Twe rero n'undi muntu uwo ari we wese washaka kubwiriza ubutumwa, tuvuga ubwiru bw'Imana bwahishwe uhereye kera kose, ariko uyu munsi bukaba bwarahishuriwe abera bayo. Uwo rero nta wundi ni Yesu Kristo uri muri twe, akaba ari nawe duhindukira ibyiringiro by'ubwiza, cyangwa se isoko y'umunezero no kumva dushyitse tutariho umugayo imbere y'Imana. Uwo rero niwe uzana impinduka hagati y'uwo nari we muri Adamu wa mbere, noneho nkagaragara ndi ikiremwa gishya muri Adamu wa kabiri. Si ngombwa ko mbwira abantu ngo yewe mbabwije kuri pasiteri nkizwa, nta muntu nabwiye ngo nakijijwe, reka da. Ahubwo abantu batangiye kundeba ibyabo byanjye birabicanga abantu. Bamwe batangira gutinyuka kumbwira ngo ariko ngo ako si agakiza, ngo ni ugusara. Kubera ibintu byose nakubitiye hasi rimwe. Ntangira kuvuga Yesu, mu modoka Yesu, mu kazi Yesu, hehe Yesu. Urumva? Kandi ibyo bikagenda bikura umunsi ku wundi. Ubwo rero nibwo butumwa bwiza. Hano rero hariho umudendezo wa byararangiye. Urumva? Byararangiye. Noneho umuntu agahita akuriraho ngo none se ngo uremera ko ngo ushobora gukora icyaha? Ndemera ko umwana w'Imana yakora icyaha. Ati none se kuki ucungana no kudakora icyaha aho gucungana n'icyo Yesu yakoze? Urumva? Mbese umaze kumwizera nta cyabaye. Wewe ikisi ngo bigasa nkaho umudendezo w'icyaha nawe uri muri bya bindi twaherewe mu migisha y'umwuka yo mu ijuru. Gukora ibyaha byabaye nabyo imigisha. Ntitwicireho urubanza, ntitwicireho iteka, nta n'agahinda ko mu buryo bw'umwuka. Reka da, ibintu byose wowe kora Yesu yarabirangije. Abagiye kubigorora nabo bati nukora icyaha cya kamere ubwo urarimbutse. Ku buryo ubu umuntu ukiri hanze yanyweye divayi yo kumusindisha gusa, y'umushari imwe ya kera. Ubu rero reka turebe ukuntu tugenda tugorora ibintu gake gake, wenda batwumva nabo baraza kumva icyo tugendereye.
François yakoze. Urabona nari ndimo kugerageza kwibaza imvo n'imvano y'ibyo bitekerezo, ariko naje gusanga hari ijambo rimwe Yesu yigeze kuvuga mbere y'uko atangira kwigisha. Yarabwiye ngo sasa ngo mwirinde uko mwumva, mwirinde uko mwumva. Uje kuvuga ngo rero abantu babiri bashobora kubwirwa ikintu kimwe, ariko imyumvire yabo ikavana n'uburyo imitima na disposition na position y'imitima yabo. Hari umuntu uvuga ngo bihehe ushobora kuyibwira ngo urabona match irarangiye, ngo abakinyi bagiye kunywa fanta, bihehe mu kuba fanta ahita yumva yuko na brochette itari bubure, kuko akunda inyama. Donc ibintu byose birangira bihehe yabiganishije ku nyama. Rero nzagusanga yuko ubutumwa bwiza tuvuga ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buduhishurira yuko urubanza rw'icyaha rwatugendagaho, kuko n'ubundi muri kamere yacu nta kindi cyabagamo uretse ibyaha byatumaga tuba abakwiye gucirwaho iteka. Urwo rubanza rwavanyweho n'umurimo wa Yesu. Uko ni ukuri kw'Imana. Imana ivuga mu mudendezo wayo, idaciye amarenga, itajya hirya no hino, ibwira inkuru nziza abari mu isi. Icyo kintu mugendana kibabuza amahoro, icyo kintu mugendana kibahoza mu bwoba bw'urupfu, jyewe Mana nagikemuye. Noneho abumva ubwo butumwa bwiza sasa bafite imitima itandukanye. Umwe ni umutima wabuze uko ubigenza kugira ngo wivaneho urwo rubanza, ariko nyamara uryoherwa n'ubuzima bw'icyaha. Ubu rero uwo mutima kumviye inkuru nziza y'Imana uvuga ngo amina. Hano bavuga ngo wow, amina. Kumbi Imana yarabirangije. Urumva tugira ubwoba bw'ubusa. Kuba rero byararangiye. Urumva rero ayo makuru meza y'Imana amubereye impamvu niyabihehe noneho. Yego. Niyabihehe yumvise. Mbese umuntu yumviye mu mwuka wa bihehe. Kumbi birarangira, kumbi noneho n'ibyo ndi bukore nta kibazo bibugire ku Mana, kuki yamaye inkuru ze yuko nta rubanza rugihari. Urumva yumviye mu mwuka we. None undi we yifitiye umutima utari mu buriganya. Mbese ninde ni bamwe nita inzirakarengane. Urumva yumviye. Hari abantu Yesu yahuraga nabo nka Natanayeli bavuga ngo nguyu Mwisirayeli utagira uburiganya. Rero hari abantu bibera mu byaha koko, ariko mu mitima yabo ari Abayisirayeli batagira uburiganya, ari abantu bari aho. Urumva we akora ibyaha abibamo, ariko umutima we mu by'ukuri ntabwo byishimiye, ariko nibwo buzima, nawe atwazwa igitugu. Kumva rero ayo makuru y'ibyo Imana yakoreye muri Kristo, kuri we abyakira nk'ubutabazi, abyakira nk'umucyo, nk'imbaraga zimukuye aho ngaho. Rero ubwo butumwa iyo abwakiriye ariruhutsa, abawe uku niko kuri, noneho kukaza kumubohoye. Urumva rero ukuri kuvuzwe ni kumwe ku bantu babiri, ariko icyo gukoze muri bo kikaba gitandukanye bitewe n'ukuntu imitima yabo imeze.
ni ukuvuga ngo niba nakumvise neza ni ukuvuga ngo hari umuntu uba yibereye mu byaha n'ubundi kubera yuko n'ubundi ari uwa kamere ariko akaba yifitiye umutima w'Imana akaba azi ngo ibi bintu ndimo ntabwo binezeza Imana ntabwo Imana ibyishimira ariko kandi kuba afite n'uwo mutima w'Imana ubwabyo nawe ntabwo ibyaha akora bimuhesha amahoro ahora yigaya ahora yumva ko hari umukobwa habayeho hari umukobwa ubu yarakijijwe atarakizwa yarambwiye ngo ariko iyi Imana ishobora kuba irobanura abantu ku butoni kuko sinumva ukuntu umuntu ashobora kuba atanezerewe ibyo abamo ariko nanone bikamunanira kubivamo noneho abandi bo ikabibakuramo kandi kari agakobwa vuba kari aho gashyushye kikundira za boite nyine ariko ankubise iryo jambo ofite yahise anyereka yuko nawe ubwe ibyo binezeza by'umubiri atabyishimiye kabone n'ubwo imyaka arimo imwemerera kubibamo yari umu adolescente ariko hari akantu k'Imana afite kadakomeye katamuha imbaraga zo kwibuza ibyo none urumva kumbwira ngo Imana ishobora kuba irobanura ku butoni iri injuste yambwiye ngo iri injuste ni ukuvuga ngo yifuzaga kuva mu ubwo buzima arimo ikamunanira noneho ikabona abandi bo birabibaho ni nk'umudamu umwe twasenganaga nanjye yigeze gutanga ubwo buhamya numva avuga ati abandi najyaga mbabaza mwebwe mwabigenje muti ko mbona mwebwe byatunganye yewe ndashaka gukiranukira Imana wapi byarananiye fara icyo kintu uri kucyumva umuntu ari mu byaha ni umuntu wa kamere yibereye mu byaha ariko kandi umutima we ntabwo unyuzwe n'ibyo bintu arimo uyu nguyu ndahamya nashidikanya yuko aramutse yumvise ubwo butumwa bwiza bw'icyo Imana yakoze binyuze muri Kristo Yesu hari ikindi kibazo yakwibaza nanone tunanise Yesu ko numva ko wabirangije nta kuntu wabirangiza no muri jye ngo nanjye numve ko bisohoremo nanjye numve ntuje nyuzwe ngo ngire ibyiringiro by'ubugingo numve ko nanjye mu mutima nezerewe icyo cyifuzo ntabwo ari cyo cyaba ari cyo rukuruzi wenda kizana Yesu mu bugingo bw'umuntu kugira ngo umuntu abashe kubohoka abashe gukizwa ubundi Bibiliya usanga igenda igaruka ku mutima umenetse umutima ushonje umutima ukennye iyo mitima rero twese twagiye tuyigira tukinywa amayoga n'amatabi n'ibimogi n'ibyo bikabutindi byose mubwije ukuri ko nahoraga mpiga nkicara ngahiga kandi ubwo ndi umusinzi kabuhari nkicara nkavuga ngo Mana nuko ibi bintu nimbisubiramo uzanyice kandi ubwo sinizeye oya hari ukuntu numva gusa ibyo bintu hari ahantu ngenda nkagonga nkavuga ntari Mana ko kwamba bari ibi bintu kabigize mu mutima ariko hanze abantu bakabona asa n'ubyishimiye nyamara birimo nk'imbata yabyo gusa ariko hari icyumba cy'umutima hariya gihora n'icyifuzo cyo kugirirwa ubuntu nkabona mvuye muri ibi bintu mbaye umudendezo kuri byo uwo muntu rero nibyo Bibiliya ivuga ngo mbonana n'ufite umutima umenetse uwo muntu wese uwo mutima niwe ukingurira Imana ariko wasomeye nko muri Yesaya 66 rero muri Yesaya 66 umurongo wa 2 twumva icyo Imana ivuga aho ngaho maze turebe uyu muntu ese uyu muntu umurongo wa 2 aravuga ngo kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho byose niko Uwiteka avuga ariko nitaho ni umukene ufite umutima umenetse
agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. aha uwo ni w'Imana yitaho uyu mutima umenetse masikini wa Mungu arakora ibintu nk'imbata yabyo, ariko Imana ireba mu mutima izi ko uyu muntu afite icyifuzo cyo kugirirwa ubuntu, akabona abaye umudendezo kuri ibi, abatuwe kuri iyo ngoyi y'ibyaha. Uyu muntu rero umunsi ubwo buzima bwa Yesu, uwo mwuka wera yamwinjiyemo, ubwije ukuri ko uko kuruhuka, uko kumva cya kintu cyari kirangaye, cya cyumba cyari vide, kibonye iki cyuzuzo basi no kwibuka ngo bimutera isoni. yego kwibuka ya shusho y'uwo yari, yumva agize isoni ku buryo hari abifata bakirinda no kuvuga ubwo buhamya. yego uyu muntu rero kumva ko byarangiye bizana ubusobanuro buhwanye n'uko Imana ibyumva itangaza iryo jambo ko byarangiye. ntabwo yumva ko hari ubundi buntu agiriwe noneho bwo gukora bya byaha kuko byarangiye. oya, si uwo mutima byumvira, ntaho bihuriye kabisa. kandi uwo nguwo ku bintu bijyanye n'amashimwe mbese nibwo busigara nibwo buzima bwe gusa. gateko Mana ushimwe ibintu bishoboka bite ko umuntu nkanjye nakwiyumva ntya none n'ukuntu namaze imyaka nibaza uburyo nzava muri buriya buzima, uko kubohoka. ibi François avuze kugira ngo pastor tubifiteho ubuhamya bwa mwene data Kibabe, ariko Kibabe kweri yavuze Kibabe akiri mu isi. uribuka turi mu masengesho aduha ubuhamya ko mu masengesho akuntu twagiraga ibihe byo kwisanzura umwanya se umuntu akavuga akimarayo icyo yari afite mu mutima. uribuka avuga ngo jyewe nari representa wa shitani, nari representa wa shitani ku isi. kandi disi yari atarumva ubu butumwa bwiza ubu buvuga ko byarangiye. Kibabe yari atarabyumva, ariko icyari gikoretse, ariko icyari gikoretse ubugingo bushya yari yakiriye. urumva, uribuka ahagarara imbere y'abantu yifasha atyo ngo uwanyereka Satani akamushyira hariya. yari agifite imyaka 28, sinyibagiza ubu 28. uwamunyereka Shitani akamushyira hariya, noneho bakama ikintu bita Kalashnikov, namumena umutwe ngo kuko ukuntu yandindije iyi myaka 28 ankoresha amafuti ngo namumena agahanga kabisa, kuko yanesheje umwanya. urumva rero uwo muntu wakiriye ubuntu bw'Imana ukubwira ko yari representa wa Shitani ngo nta cyaha atigeze akora. urumva ko yanavuye i Burundi aza mu Rwanda ahunga abamushakisha. yego none gutekereza ibyo yavuyemo n'ibyo François yavugaga byamukozaga isoni. byamukozaga isoni, akababara akavuga ngo uyu Satani wabinkoresheje uwampa gusa imbunda nkamwereka. ngiyo mbuto y'umuntu byarangiye agomba kwera. twese twatekerezaga ibyo twakora tukumva Mana yanjye. njye sasa ikintu cyandangaga nari umuntu utagira ikinyabupfura, akantu kari barako ntushobora kwibaza ukuntu katumaga muri sosiyete nangu. nta muntu natinyaga, buri muntu narubahukaga, buri muntu yaba umukuru yaba umuto, nta muntu natinyaga. ariko maze gukizwa hari ukuntu natekerezaga Mana yanjye, nijye washoboraga gutinyuka umupapa nkuriya, umusaza nkamubwira nk'ubwira akana gato mbuta. rero kumbwira ngo byararangiye, noneho bimwe umudendezo none wo kujya mbwira buri muntu uko nishakiye n'uburyo nshatse nkamutora uko nshatse mu izina ry'uko Yesu nicyo yakishyuye.
bwaba ari ubusazi. Rero ubutumwa bwiza bwa Kristo ni ukuri burahindura, kuko urumva ijambo ry'Imana ngo niwe byiringiro by'ubwiza. Yohana akavuga ngo rero abafite ibyo byiringiro ubundi kuko ni bizima, hari icyo bibakoresha, hari icyo bibakoresha, ibyo byiringiro ni bizima. Rero hari icyo bikoresha ababyakiriye. Uwo Kristo muri bo hari icyo akora, ni ibyiringiro by'ubwiza. Ubwo bwiza rero bugomba kugaragara. Bibiliya iravuga ngo ibyo ugutwi kutigeze kumva, amatwi nako amaso atigeze kubona, n'iby'Imana yabikiye abayikunda. Urabibona ngo ariko ngo Imana yabiduhishurishije umwuka. Ni ukuvuga ngo yabihishuye muri twebwe mu buryo, ni ukuvuga ngo hari ukuntu mu buryo bw'umwuka tubirya, tubisanta, tubyumva, tubiryohererwa. Hari icyo bibyara, hari imbuto bituremamo. Yohana yazise kwiboneza. Pawulo hari ukuntu avuga ngo ibyo byiringiro bituma twihanganira mu bitugerageza. Hari icyo Kristo muri twebwe akora. Ubwo nibwo butumwa bw'ukuri. Ubutumwa rero buza bunyuranya n'ibyo, ngira ngo nibwo Pawulo yise ikindi ahandi avuga ngo ubwo butumwa ni ubwa Yesu wundi n'undi mwuka. ariko se ubundi ubutumwa ni amagambo fara. Ubutumwa ni ukuri, ni ukuri gusobanura ubuzima bushya. Hari imibereho ya mbere n'imibereho ya nyuma. Noneho ubutumwa bwiza rero ni ubukura umuntu mu mibereho ya mbere ipfuye, bukamwinjiza mu mibereho mishya y'umuntu mushya. Icyo ni cyo cyitwa ubutumwa bwiza. Ikibazo gihari rero ni uko abavuga ubwo butumwa bwiza ko ari urupfu no kuzuka kwa Yesu, kandi koko ni ukuri, ariko noneho baraza guhinyurwa rero n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo rigaragaza ubuzima bw'iryo jambo nyine. Nibyo Yakobo yavuze ati ntimugapfe kumva gusa iby'iryo jambo mudakora ibyaryo. Kumva ijambo ariko ntiriguhindure ngo rigusanishe n'icyavuzwe, ubwo ntabwo bwaba ari ubutumwa bwiza. Reka dufate urugero hano muri Ezekiyeli, igice ni icya 36, duhere ku murongo wa 31. Haravuga ngo nibwo muzibuka ingeso zanyu mbi n'imigirire yanyu idatunganye, kandi n'ibibi byanyu n'ibizira byanyu bizabatera kwihinyura ubwanyu. Nibwo muzibuka ingeso zanyu mbi. Hejuru Imana itangira gutanga isezerano ry'umwuka n'umutima mushya izaha abantu bayo. Noneho igeze kuri 31 iravuga ngo nibwo nimumara guhabwa umwuka mushya mugashyirwamo n'uwo mutima mushya. Kuri 31 akavuga ngo nibwo muzibuka. Urumva ni ibintu byatambutse byari kera, bahozemo kera. Ngo nibwo muzibuka ingeso zanyu mbi n'imigirire yanyu idatunganye, kandi n'ibibi byanyu n'ibizira byanyu bizabatera kwihinyura ubwanyu. Urumva aba bantu ntibashobora kwihinyura bakiri abo bari bo muri Adamu, ariko noneho uwo mwuka w'Imana n'uwo mutima mushya bagiye kuremerwamo ngo bizabatera kwibuka abo bari bo mbere, bitume bizinuka ubwabo, biyange mbese. Pawulo nawe mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 20 na 21 akavuga ngo ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka. Akibaza ati mbese icyo gihe mweraga mbuto ki
zitari ibibakoze isoni ubu wumva mbere beraga imbuto zibakoze isoni ariko zibakojeje ryari ubu kuko bari mu muntu mushya none se uri gukorwa n'isoni n'uko wari we mbere wongere kandi wishimire gusubira muri iyo shusho y'uko wari we ngo nuko handitswe ngo byararangiye ku butumwa ni bwoko utaravaho ndebera mu Bakorinto ba mbere Bakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 7 Bakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 7 haravuga ngo cyangwa se ari mu Baroma reka turebe mu Baroma banza ndebera mu gice cya 9 umurongo wa 7 kwavuga Bakorinto ba mbere haravuga ngo ninde wigeze kuba umusirikare ntabwo ari aho niba mu Baroma aho ngaho wari uri ndebere ku murongo wa 21 21 kuri 7 haravuga ngo nuko rero gatandatu 21 mbese icyo gihe mweraga mbuto zitari ibibakoze isoni ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho ngo mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari ibibakoze isoni ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho nk'uko kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. aha hantu ndagira ngo muhacukumbure neza turebe izi mbuto izo tweraga kera ngo nizadukozaga isoni kandi amaherezo yazo akaba urupfu ariko none ngo ubwo twabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana kuko ubutumwa buvugwa hano hanze bwitwa bwiza ubu bwa byararangiye ntabwo bushaka kumva iki kintu cyo kubaturwa ku byaha gadi aho hantu urahumva neza ntabwo bushaka kumva ijambo kubaturwa ku byaha baravuga ati umuntu ni umuntu ni mubi kandi iteka ryose bakaguhasomera n'icyanditswe mu itangiriro umuntu ni mubi kandi iteka ryose bigasa nk'aho uyu muntu wa kera n'umuntu mushya nta tandukaniro riri mu bose ni bamwe bigasa nk'aho nta kintu gisha Imana yakoze mu mutima ahubwo umurimo Yesu yakoze wasoneye wa muntu wa kera ni ukumusonera yego disi umuha byita iki si ubudahangarwa kuko ubudahangarwa ariko ni nk'ibyo ngibyo none se niba umuntu afite umudendezo wo kwikorera ibyaha kandi akajya mu ijuru noneho batari ubudahangarwa umurimo Yesu yakoze ni sekirite yiwe ku Mana we akomeze yibereho uko yari asanzwe abayeho noneho icyo Yesu yakoze cyo nikimuhesha ubudahangarwa ku Mana ku bijyanye n'iyo mibereho ya Adamu wa mbere afite nicyo umurimo Yesu wakoze ufite ku musaraba umumariye uwo muntu abeho uko ashaka yewe akomeze iriya ritme y'ubuzima yari arimo ataramenya icyo Yesu yakoze mbese birasa naho icyo Yesu yakoze cyakemuye ikibazo hagati ya Yesu n'Imana wagira ngo twebwe twashyizwe iruhande bari abo bihorere kuriya tu asa wowe twumvikane wowe bareke twumvikane wowe ntubibahore tu kuko narabishyuriye aho hantu rero biramutse bibaye uko nguko bakubaho niwe baba bafite ukuri aho kubaho niwe irakubwira ngo
ariko kubaho niwe mana yanjye uzi ko ivuga neza iha agaciro urupfu rwa Yesu Kristo umusara ariko ibi bintu kweri aho nagerageje kujya mbumva batega amatwi kabisa icyitwa urupfu rwa Yesu n'ibihamya byarwo mu isezerano rya kera barabifite neza ebana ntihaburaho n'intete mugani wa Yesu ati nta kanyuguti na kamwe ibyo barabifite ariko umubi ntuzinjira mu buzima bw'umuntu mushya imibereho mishya y'abari muri Kristo ntabwo uzigera ubyumva reka ntibyararangiye ibyo ngo ni iby'idini dore uko bimeze none si idini ubu Pawulo ni umunyedini kweli uyu mwuka uri kuvugira muri Pawulo uvuga ko icyo gihe ngo nawe yari atarabyumva neza bo tumureke none tujye kuri Petero wowe rwose ubanza ari hanyuma Petero kuvuga ngo tujye no kuri Yakobo ho ntuhakore nicyo cyatumye aduha ibyo yasezeranyije y'igiciro cyinshi bidutere gufatanya mbere twari bamwe na kamere ya Satani noneho hari ikije kudutera gufatanya na kamere y'Imana ubu ngo tumaze guhunga wumva umuntu uhunze agiye gusubira kwifatanya na wa muntu wa kera aho yari aguye ari mu guhunga agenda uyu muntu kweri ntashobora buriya mukobwa twajyanye akatwerura ati bugeyewe ngiye Gisenyi ngiye kubonana n'umusore tukora ibyo dukora nigarukira kandi mu mudendezo agahindukira muri kwasiteri ikibazo kiri hejuru n'Imana se nsambanye nayo none se yamfashe ku ngufu yewe nivanye Kigali ni inshuti yanjye twavuganye ngiye kumuha ibyo ashaka nanjye ampa ibyo anshaka ati soma muri Yobu niba ukoze ibyiza biyimariye iki none se niba ukoze icyaha byo biyihombeje iki urumva uyu mutima uyu muntu urumva afite umutima za mbuto Pawulo avuze zo kwezwa iherezo ryazo zikaba ari ubugingo buhoraho zituma yibuka uwo yari we muri Adamu wa mbere agakorwa n'isoni afite fiyeri yo kubwira kwasiteri yose gutya reka nawe yarabivuze aranguruye kabisa muri kwasiteri umukristo yarahindukiraga akereka abinyuma uburanga bwe ntukuri da gutya agahindukira akabiyereka ati dore ikibazo kiri hehe ati kibi ni uko namufata ku ngufu cyangwa akamfata ku ngufu ariko niba musanze ku giti cyacu twemeranyije nta cyaha ibyo ntibishobora kuvaho agasoma muri Bibiliya cyane muri Yobu muri Yobu ibyo ngiye gukora Yesu yarabyishyuye nabyo nta kibazo cyabyo nibyo rero nakubwiraga yuko bamwe icyo Yesu yakoze ni nkaho cyabasoneye cyabahaye cyarabasoneye ariko birumvikana cyarabasoneye nyine cyarabasoneye kabisa bikomeze bibere uko babayeho nta kibazo uvuga ngo Imana ishatse icyo bari kuzazira Yesu yarakizize Imana ishatse kubaziza Yesu yarabyishyuye bareke bikorera ibyo bakora njyewe narabyishyuye ariko hari intumwa ya Yesu yigeze yigisha ubu butumwa ubwo butumwa bwo kuvuga ngo sinyizi na Yesu ubwe ariko Yesu ubwe ubundi Yesu ubwe si we wavuze ngo ntabwo ari buri wese umwita ngo mwami uzinjira mu bwami bw'Imana abo bavuga ko Yesu yabirangije bashobora kubura kwinjira mu bwami bw'Imana ibyo bintu murabyumva mute nubwo abantu bakunze kuvuga ngo gukora ibyaha turabyemera kandi Bibiliya irabivuga yego umuntu abasha gukora icyaha pe yego ariko mvugishije ukuri kw'ijambo ry'Imana nuko ushobora kugambirira icyaha runaka umwuka akakubwira ati hariya hantu nta mahoro ariyo nta munezero
ariko kuko wamaze kurarikira bikarangira ijwi ry'umwuka usa n'urineguye ugasohoza ibyo ushaka. Ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana ni uko umubabaro n'agahinda uterwa na nyuma y'uko usohoza icyo kamere ishaka. Bishobora gutuma wimukana karitsiye ugahunga. ariko ubwo wowe uri kuvuga umuntu muzima wahuye na Yesu muzima ufite ubugingo bw'Imana. Niho rero ndi kuvuga ngo uri kuvuga wowe ugese we noneho dutandukane n'aba bantu ba magambo batoraguye ibyanditswe mu nzira mu izina ryo byararangiye. Kuko niba Yesu araye kwa Zakayo akinjira gusa mu nzu, Zakayo yakoze ikintu atigeze akora mu buzima bwe bwose, ubutunzi bwose yibitseho. Ntabwo Yesu avuze ngo uyu munsi agakiza kinjiye muri iyi nzu ari uko yinjiye kwa Zakayo, ahubwo ibyo Zakayo akozaho imbere y'abayuda n'abafarisayo n'abandi nicyo gitumye avuga ngo hari umuntu mushya uvutse muri yo. Wa mugore w'umusamariyakazi niwe wagiye kwitangariza. Ntekereza ko ativugaga ko ari indaya, ariko ahuye na Yesu. Hari icyo Yesu akoze mu buzima bwe, yinjiye mu mudugudu ati muze murebe ibyo umuntu umbwiye ibyo nakoze ibyanjye byose. Ntagifite isoni z'ibyaha. Reka da, ahubwo arimo gutangaza. Ndakubwiza ukuri ko nta munyabyaha ushobora kwishimira kubwirwa ibyaha bye. Uwo mwabipfa ahubwo mukarwana aho ngaho mukisira. Ariko umuntu agiye guhamagaza abantu ati muze, uzi ikiri kumutera? Hari umunezero, hari ikintu cy'igitangaza cyaturitse muri we. Noneho bya bindi yarimo si cyo kibazo, ahubwo uwo muntu yabaye ubutumwa bwiza, arashaka kumubwira n'abandi. Kandi koko yanyota yashize. Yesu ntavuga waraza. Erega Yesu yavugaga ibyo, iyo nyota igutera zazi n'ibyo ashobora gufata umugabo undi ugafata undi ugafata undi, nunywa amazi nguhaye birarangirira kandi ubuzima bwaragaragara. Ariko se ko abantu bagira abanyamategeko nabo hari ahantu bavuga ibyara Yesu na yandaya ngo bazanye wandi bafasha wa mugore bafashe asambana bakamuzana imbere ya Yesu. Yesu akamubwira ati genda ntuzongere gukora ibyaha. Baravuga bati ntiwumva. Ntabwo umuntu wakijijwe amushyireho imbibi, yenda ntukongere gukora icyaha. Ni ukuvuga ngo ushobora gukizwa ariko wakora icyaha ukabura gatakaje. Abenshi nabo naho bashingira. None ugasanga uduheze mu rungabangabo. None se ukuri ni ukuri, byararangiye ni ukuri. Aba nabo bavuga bati ugakora icyaha kandi basi ibyo biragushiranye. Tuvuga ubutumwa buhe kwera? Twabusobanura dute ubu butumwa? Kuko ijambo rya Kristo icyo nzi cyo ni amazi y'ubugingo kwera, amara inyota. Niba Yesu akubwiye ngo genda ntukongere gukora icyaha, ni ukuvuga ngo iryo jambo rye rikuremyemo ubuzima. Uyu mugore nk'uko iyo ndaya nyine yagiye kuvuga mu mudugudu wose, nyaboneka nimuze murebe umuntu umbwiye ibyanjye byose, yewe maraya n'abagabo nararanye nabo niki akambwira ibyanjye byose, n'uwo nsize mu rugo utari uwanjye, muze murebe ko atari we Masiya, ko atari we Kristo, ko atari we wavuzwe mu bahanuzi. Urumva umuntu ubohotse. Mariya w'indaya kabuhariwe wagize wahuye na Yesu, si wowe wagiye kumena amavuta y'igiciro cyinshi ku birenge bya Kristo. cyane ikinyota cyamushizemo. Ariko ibi byararangiye byo mu bwonko bidakora ku bugingo bw'umuntu, ntibyararangiye. Nicyo nabazaga rero. Oya, ni mu bwonko kabisa. Ni mu bwonko. Ntabwo abantu bashobora kwemeranya na Pawulo n'intumwa zose, yewe na Yesu. None se tuvuge ko bazajya mu ijuru kubera ko bemera ko Yesu yapfiriye ibyaha byabo? Reka da. Neza cyane. Ahantu kabisa. Ni ukuri abantu batabarika bazinjira ikuzimu
bafite byararangiye muri deba ashobora kugukubita ibyanditswe nk'ijana utaratanga na kimwe yego ariko imibereho ubuzima ntabwo ushobora kwitwaza ibyanditswe byinshi bihise bihe ibyo byanditswe ubundi ubutumwa ntitwabwumvaga kera kose byatumazemo inyota y'itabi se bitumaramo inyota y'ibyo twakoraga byose se ibyo erega abapasiteri nabo bakitwaza iryo jambo Yesu yabwiye wa mugore ngo ntukongere musubiremo rero ntimuzongere gukora ibyaha ubwo ngo bashinze ngo ikirenge ngo mu cya Yesu ngaho ijambo ryabo naryo si rifite imbaraga zo kubuza umuntu gukora icyaha mbese ni nka wa mwigisha amategeko wo muri Luka igice cya 10 umwigisha amategeko ngo wahuye na Yesu bashaka kwigira shyashya ashaka kugerageza Yesu ni Yesu kumbi yamubonye kare amureba atari ko harya mu mategeko byanditswe bite atarasubiza ati ariko se wowe usoma mwiki uko byanditswe ndabyumva niko biri ariko noneho usoma mwiki uwo nguwo yashatse kwigira shyashya Yesu bamukubise umugani amubwira iby'umusamariya azi ko azira urunuka amubwira inkuru z'umusamariya amwereka uburyo umutambyi ntacyo yamariye uwo muntu waguye mu gico cy'abambuzi wakubiswe wabuze gato ngo ave mu mwuka umurebe akananirwa ariko umusamariya mwiza akaza akamufasha uyu mwigisha amategeko rero ukurikiye neza imvugo ye we ntabwo yumvise n'icyo Yesu yavuze ahubwo yashatse kwishyira mu mwanya w'uwo musamariya urumva icyo kintu wenda ntabwo aricyo cyagenderewe kugira ngo tukiganire twari kukinjiramo tukakinonosora neza iki cyanditswe ariko hari ahantu umuntu ashaka kwishyira kandi atari mu mwanya we umuntu arashaka kuba mu mwanya w'umukiza kandi ari we ukeneye agakiza urumva icyo kintu umuntu arashaka kuba umukiza kandi ari we ukeneye agakiza oya reka ndeke kuvuga menshi wowe fata nawe ijambo wumva rikurimo ushaka kuvuga icyo nshaka kuvuga ni iki Yesu yigeze avuga ngo nacanye umuriro niba ubwo umaze gufatwa ndacyategereje iki urabona agakiza muze kugashushanya muze kukavuga mu ngero zitandukanye rimwe nkakita imbuto ubundi nkakita n'umuntu mushya uba uvutse muri wowe aza afite amarangamutima y'ijuru aza afite ibijyanye n'ijuru byose iki jambo ry'Imana rero rikorera umwana avutse ni uko rigenda rimukuza kugira ngo umwana akurire mu bumenyi bw'ibyo mu ijuru aho aturutse rero Imana iyo imaze gukora icyo gikorwa ahandi Yesu akavuga ngo ni umuriro aba yacanye iyo amaze kuwucana rero uwo muriro urakora ako kantu aba yateye mu mutima reka nkoreshe rero imivugo ya kimuntu ubwo burozi aba yaguteyemo cyangwa ako kavirusi aba yaguteyemo buriya umuntu amaze nubona nk'ubu ako kantu uzi ukuntu kitwa ni ubuntu ubwo ni bwo buntu butureshya iyo amaze kukakujugunyamo nubwo waba utazi amagambo menshi ya Bibiliya dore ko nihereyeho aricyo cyambayeho niyo waba utazi amagambo menshi ya Bibiliya imirongo myinshi ako kantu karakora kabyara uko kwera turimo kuvuga hano ariko Yakobo afite ukuntu yabivuze ni Yakobo ni igice cya 5 amwe avuga ngo Imana igirira ubuntu uwicishije bugufi
ngo irwanya abibone yego irwanya abibone ariko ikagirira ubuntu abicisha bugufi bugufi rero ikintu nashaka kuvuga nyine cya gihe mvuga urugero rw'uriya mu Samariya na wa muntu waguye mu gice cy'abambuzi iyo umuntu yishyize mu mwanya utari uwe biragora kugira ngo abone imfashanyo bariya babyararangiye bariya bitwa abera n'abaziranenge bumva ko bageze ku iherezo ry'ubuzima bw'umwuka bariya biragoye kugira ngo Yesu azagire icyo abamarira kuko icyo bafashe mu bwonko kirabahagije ubundi bibereho uko bashaka ariko icyo bamenye cyo ni uko Yesu yapfiriye abanyabyaha ngicyo kibazo aho kiri abantu bakunze kuvanga urabona hari ukumenya Kristo mu bwonko ariko hari no kumenyesha umutima sinzi iki cyanditse cyo muri Yesaya kivuga ngo aba bazabona ntibitegereze bazumva ntibasobanukirwe none munsi avuga ngo kuko kugira ngo batamenyesha umutima urumva kumenyesha umutima no kumenyesha ubwonko ni ibintu bibiri bitandukanye sasa hari ukuntu abantu bamwe cyane cyane nk'abigisha b'ibinyoma Paulo Petero avuga ngo bazaduka muri mwebwe nk'uko badutse mu Bisirayeli akarangiza avuga ngo iyaba kumenya neza umwami wacu ko ari abateye guhunga umuntu yafatiraho niba kumenya neza abantu bafatiraho bakagira ngo uko kumenya ni ukumenya k'umutima ni ukumenya mu bwonko nk'uko urimo kubivuga baramenye neza umurimo Yesu yakoze barawusobanukirwa neza yewe bageze aho bagoreka bagoreka neza bazi neza yuko bagoretse ntushobora kugoreka icyo utazi ntibishoboka ubuze ukuri noneho ukashyiramo akantu kakurengera gatuma nuko kuri kumvikana ukundi niba kumenya neza kuko kumenya rero ni mu bwonko niyo mpamvu birangira Yohana avuga ngo batuvuyemo yego kuki kuko batari abacu nubwo bamenye ntabwo bamenyesheje umutima rero hari abamenyesha umutima yego abo rero niwe nivuga ako kantu bamenye niko bita ubuntu niko nise muntu kugira ngo abantu babibereze niko nise virusi bwa buryohe bukurura umuntu za mbaraga zituma umuntu agira ishyaka akarwana intambara yo gukiranuka karagukoresha yego karagukoresha nkunze gutanga urugero nk'umuntu winjiwemo na malariya nk'ubu ngubu ugewe nkundishyushyu n'urugero nkundishyushyu ebana tuvuye hano tugiye hariya icyumba rero cyose nafata nkakubwira nishyushyu kuko niyo nkunda none tekereza umunsi umwe wumve nkubwira ngo umbajije ngo urafata iki cyangwa ntunabimbwiye kuko usanzwe uzi icyo nkunda ujye kuzanira ishyushyu ukabona ndarutse nakubaza icyo ushaka uti ndashaka akanyanga wayizana ukaruka tekereza umuntu waruwaga inshyushyu asigaye yifuza akanyanga none mukuri ni igihe wanze inshyushyu reka ntabwo ari wowe cyangwa ni malariya ikurimo abageze umwe n'ubu ya virusi izirana n'ishyushyu abagezweho n'ubwo buntu bw'Imana sasa ubwo nibwo abantu bapfobya ubu rero ijambo ubuntu ryataye agaciro kandi arizo mbaraga z'Imana kwezi umuntu agezemo n'ubwo buntu rero ntabwo aba ari we uba ukikontorora dore aho ngaho rero niho dukubitanira n'abanyangeso nziza urumva ubwo iyo bukugezemo ntabwo aba ari we uba ukikontorora nk'uko wa muntu wageze umwe na malariya si we yikontorora mu bwenge bwiwe akunda ishyushyu kandi hari igihe anayifuza bayizana akaruka ngo si we uba ukikontorora ni malariya iba ikimukontorora ubwo buntu rero iyo bumaze kutugeramo buragukontorora
buragukontorora kabisa ukumva nicyo turimo kuvuga ukumva urazinutswe urimo gukorwa sitori y'ubuzima wabagamo mbere ariko ubwo buntu bw'Imana sasa aho rero ndimo kuvuga ko turakubitaniye n'abanyangeso nziza rero abanyangeso nziza ubuntu bisa nkaho nabwo ari ikintu kiraho noneho bo bagashaka gukora imirimo myiza sinzi ko numvikana neza badakeneye ubu bakorera imirimo myiza noneho bakora imirimo myiza noneho bagategereza ingororano nyamara ubuntu si uko ubuntu navuze ngo ni virusi ni virusi kwinjiramo nk'uko baguteye virusi ya sida wumva ntabwo uzibwiriza kuzana ibyuririzi ubwo noneho utagiriye noneho gukomanda ibyuririzi bizaza tu ibyuririzi bigomba kuza ni ngombwa nicyo kimenyetso cy'uko ufite sida virusi rero n'ubuntu bw'Imana iyo bwakugezemo rero kereka niba atari ubuntu buzima buhita buzana ubuzima se kuvaho ubuntu n'ubu buhita buzana ibyuririzi byabo ubwo buntu keretse ari ubuhimbano gusa nyine niyo mpamvu baravuga ngo rero bwarahishuwe butwigisha butwigisha fara gerageza gucukumbura ubu buntu kuko ntiwibuka ku cyumweru gishize umushyitsi waje mu itorero tumaze kwigisha agatanga ubuhamya ntumvise ukuntu atanga ubuhamya avuga ati ariko ntacyo mupfana n'ubuntu butangaje bo barangije kubiha indi shusho ubuntu byahindutse ikindi kintu ariko ndatangaye kumva ubutumwa muvuga nemera abafasha ukundi kumbi wapi ntabwo ariko byabaye nk'igitutsi ubundi byabaye iyo uvuze ubuntu uba usa n'utukishije Imana tekereza kuko ubuntu nyine bwabaye umudendezo w'ibyaha ariko Bibiliya ivuga ko niba tuyikunda ni uko yabanje kudukunda noneho icyo cyatumye tuyikunda ni nacyo gituma twisanisha n'ubuzima bw'Imana mu isi urumva icyo kintu hari urukundo ruduhata kuzinuka izo ngeso kabone n'ubwo uwo mutima wa kamere waba ufite ibyifuzo by'izo ngeso ariko noneho urwo rukundo rukagira imbaraga cyane kurusha uko kamere yadutwaza igitugu kuko twayibohoseho ntabwo tukiri mu biganza bya kamere ariko kuko ari umuntu wa kera hari uburyo agira atya agafumbura iby'iwabo noneho mu mwuka yabikumbura twe mu mwuka tugahita twibuka uko twasaga imbere y'abantu tukumva tugize ipfunwe ry'icyo kintu bigatuma tugitera umugongo kubera icyo kintu gusa dore akantu hano mu ntuze hari icyanditswe gisa n'igishaka kunseka ukuntu Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni 25 ku murongo 24 ku murongo w'10 haravuga ngo uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bwose urumva Aburahamu arashaka ko basabira Isaka none afashe umugaragu we amukubise indogobe ingamiya 10 ngo azipakiraho ibyiza bya shebuja byose mbese by'uburyo bwose bishobora kureshya umugeni ugomba kuba umugore wa Isaka noneho muri Yesu rero Pawulo akavuga ngo muri we ni mu butunzi bwo kumenya n'ubwenge bwahishwe noneho rero ubwo butunzi tumaze kubona uwo muntu kari ubitsemo ubutunzi bw'Imana bwo kuyimenya ni ukuri kw'Imana twabaye nka Rebeka kuko urebye ibi bintu umugaragu yaraje aravuga
avuga ati yewe rero Eh. nturutsiniye Ehe. databuja niwe nyiri ibi bintu mureba aha none yantumye gusabira umugeni umuhungu we noneho mbaza imana ntimana ya databuja dore databuja yandahije none namenya nk'umugore umuhungu we azashima nsaba ikimenyetso ngeze ku iriba mbona uyu mukobwa araje asohoza ibyo nasabyeho imana ikimenyetso none rero yewe ndabasaba umugeni ndabona ari uyu imana yahitiyemo umuhungu wa databuja Labani uzi ko yavuze yaravuze ati nawe ni umuntu muzima ntiyivugire urajyana nabo cyangwa yabaye akirangiza ngo urajyana nabo rebe ko yari yahagurutse ikimuhagurukije ni iki uwo shebuja umugaragu ntamuzi uwo uzaba umugabo we ntamuzi ariko abonye ibyo byiza by'uburyo bwose bya shebuja yego aravuga ati aha mpabuze ngapfa natwe rero iyo turungurutse muri yesu tukareba ubwo buntu bw'imana ni ukuri kw'imana nta muntu ututoza ngo mugende gutya ngo mukore gutya reka 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 ibyo byaba ari isi y'amategeko iyo ngiyo yego birungurutse nibwo wamubwiye ngo noneho ubwo ubu ukoze tanga noneho zakayo niba yumvise reka reka ahandi heza akavuga ngo umuntu wavumbuye zahabu mu murima amaze kuyibona gutya ariko rero ibi muvuze binyibukije niba ubu numvise impamvu yatumye Petero avuga ati niba mwarasogongeye mukumva uburyo umwami wacu agira neza kandi iri jambo na Dawudi yararivuze muri Zaburi ya 34 nimusogongere mwumve uburyo umwami wacu agira neza umaze kumenya ineza y'Imana kweri inyiturano yaba iyihe inyiturano yaba iyi yo gufunga isafari uvuye i Kigali ujya gusambana Igisenyi ngo ugiye kwimarira ari mugaruke ngo ntacyo bibwiye Imana uyu yahuye na Yesu kuko iri jambo njya nkunda kuribaza abo dusengana murabizi ko ikintu nkunda kukigaruka bariko uyu Yesu muvuga mu magambo iyo mumuvuga kweri twumva ari we mu magambo mu byanditswe murabisoma neza ugasanga kabisa Yesu uko byanditswe niko mubivuga ariko se hari experience mufitanye hari ubwo mwigeze muhura mu bugingo bwawe ngo ufite ubuhamya uvuga uti nahuye nawe naramusogongeye numva uburyo agira neza aha rero niho nabazaga nti uyu muntu utarigeze asogongera ngo yumve ineza iri muri uyu mwami wacu Yesu Kristo ariko akaba afite amagambo ye yuko byarangiye akagenda yiyituwera ubu ngubu nsigaye numva n'akantu k'isesemi mu buryo bw'umwuka iyo umuntu yivuze ngo nduwera genda umukiranutsi genda nibaza impamvu abivuze bikanyobera uriyamamaza uragira ngo bigende bite waretse abantu bakumva impumuro ikuvamo waretse abantu bakabona Kristo mu buzima bwawe wiyita ubu ariko ubundi turabo twiyita cyangwa turabo turibo fata mikoro neza ubundi twakagombye kuba abo turibo twakagombye kuba abo turibo apana abo twiyita kuko biravuga ngo abamwemeye bakizeye izina rye yabahaye ubushobozi yegereza mikoro neza bwo kuba ntabwo ari abo kwitwa ni ukuba abana b'Imana urumva rero ntabwo wakwiyita icyo uri cyo ahubwo uba uri we uba icyo uri cyo noneho abantu bakakwita nyine uwo uri we fara niko bimeze mbwira ku kantu niko bimeze ntabwo tugenda twitangaza twese ngo turi abakiranutsi ngo turi abera oya icyo twabaye cyo muri Yesu nicyo kigaragarira amaso y'abantu noneho umuntu akaduhamya ngo uyu muntu ni umukristo nyamara uyu muntu rwose ni umwana w'Imana ariko kugenda wihamya ubu rero pasiteri ubu hari intambara y'ibyanditswe
yego ni nk'aho gukiranuka bishingiye ku byanditswe ako byinshi kantu niyo mpamvu ubu ngubu kabisa ari umwana w'imyaka 10 n'ingahe ari umupagani wa hehe aragubwira ati do ati soma hano ibyaha bya kamere yabicireho iteka ati birabyemera se ni ijambo ry'Imana uri mu mategeko gusa kwirinda ngo ibiki n'ibiki sinura kuri mu mategeko ntabwo ari uko bimeze dore hano soma mu mugani wa Musisi rero yagize ati mpita numva umwuka uvugiramo buriya hari ukuntu umuntu avuga nk'ubu ngira ngo uzi abasore baherutse kudusura yego abana bakiri bato kabisa bumvise ubutumwa ejo bundi nta myaka 2 irashira nta 3 ariko Imana yarobanuye abantu bamwe baha agakiza abandi irabihorera ushingiye kuki ngo dore ngo abari batoranirijwe ubugingo buhoraho ngo barizeye none si byo bisobanuritse ngo bivuze ko ngo hari abo yafashe ari kibazo umuntu ushaka kuvuga ubuntu bw'Imana agatanga urugero rwo gufatwa ku gakano ngo agahindukizwa ku ngufu abantu ariko bariya abantu nanjye barantangaje uzi ko uwa kane ushize ubwo mwaganiraga mumbwira nyine ko mwaganiriye ntabyumvaga neza ariko uyu wa kane narabyiboneye sasa ashyira abantu babiri aho ngaho yego aba bantu babiri bose barareba hirya noneho araje afashe umwe ku gakanu aramuhindukije uwo nguwo niwe ajyanye mu bugingo undi ati we komeza yego wowe uri wo kurimbuka akavuga ati ababazi nakugombaga hindukije uwo nshatse sisa nta kindi gisezerano twari dufite ariko buriya ntaryo kwe ngo ni ubutabera ubutabera cyangwa n'uburenganzira ariko banza uburenganzira abo bombi nta muntu Imana yagombaga imbabazi ku buryo yazishyuza aho bari ariko kakantu kweri oya mukavugeho neza abantu babyumva wenda kuko utari uhari ntabwo yakumva ibi bintu ariko kubera ko ari inyigisho nyine zimaze kuba kimomo zimaze gukwira birakwiye nyine ko n'abantu babyumva neza bakamenya ngo ibi nabyo biriho kuko Imana itoranya nka bya bindi tuvuga mu kiganiro cya Bibiliya na Korowani tugaragaza ko Imana ya Korowani atari yo Mana ya Bibiliya. Imana itoranya umwe ikareka undi nta mpamvu. Abantu bose ni bamwe, bose ni abanyabyaha, bose bagombaga kurimbuka, ariko kavuga ati oya François we nyura ahangaha gadi we ujya kurimbuka, ariko François we naca. Iyo niyo Mana jye nasengaga kera rero. Iyo niyo wasengaga kera. Yitwa Aba. Abo abishatse, abo Allah ashaka kuyobora mu dini ya Islam, abafungurira igituza cyabo kwinjira idini. Abo ashatse guciraho iteka no kuyobya, afungura igituza cyabo. Ubu Allah ubikora. Akavuga ngo noneho ayobya uwo ashaka kandi akayobora uwo ashaka. Iyo niyo Mana nasengaga. None cyanangaje niko numvise no mu barokore, umuntu uvuga ko yakijijwe, yavutse ubwa kabiri, ari umwana w'Imana namo ibaho. Ariko se buriye kweri umuntu aba yarasogongeye kumva uburyo umwami agira neza, iyi neza y'Imana, iyi neza y'Imana nta neza pastor, nta neza no kuvuga ni ukuri guhishurirwa ubwo buntu bw'Imana nibwo bushobora gutuma wumva niyo neza y'Imana. Yego, kuko sinibaza ukuntu umuntu ashobora gushingira ku cyanditswe Pawulo avuze kigaragaza ko Imana yanze Esawu igakunda Yakobo. Noneho ibyo bigahera ko bishimangirwa ko ngo Imana yifite abantu yatoranyije idafite ikishingiraho. Nyamara uyu muntu uvuze utyo aramanutse ageze ku gice cya 10 aravuga ati bene data rero
ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira abisirayeli ku mana ni ukugira ngo bakizwe. barakizwa iki? niba Pawulo ari umaze kuvuga ku murongo wa 13 mu bice by'icyenda ko Imana yatoye Yakobo ikanga Esawu kugira ngo iby'Imana yagambiriye itoranya bibe bityo. none se aka gahinda ko kuvuga ngo arasabira bene wabo ku Mana kandi amaze kutubwira ko Imana yatoye Yakobo ikanga Esawu, ubu ntabwo bumva ikintu kiri mu mutima wa Pawulo. ubaze ko Imana yafashe Yakobo ku gakanu ikareka Esawu hariya ngo arimbuke, aka gahinda karavayo gusabira bene wabo gukizwa. akanabahamya ko basuzuguye gukiranuka kw'Imana. ariko ni ukubera yuko batari bakuzi baragusuzugura none bihangira ukwabo, cyangwa se barakumenye barakwanga. ibintu ni bibiri, hari ukutamenya ikintu barakumenye barakwanga. none se Yesu ababwira ngo ni kangahe nifuje kubabundikira nk'uko inkoko ibundikira, ariko mwagize gute? mwaranze. none se abigenze gute? nibyo twavuga kiriya gihe Imana yahaye amahirwe abo babiri bose irabaha. hari abanze noneho, none se banze ibafate ku ngufu. ikindi kandi mbese bo ntibemera ko Imana yabahaye bombi, ivuga ko yahaye umwe ikima undi. aho rero niba ibyanditse rero bibanyomoza. noneho Pawulo akavuga ngo se abisirayeli ntibumvise ati cyane ngo n'amakuru yabyo ngo yaramamaye ngo agera no ku mpera y'isi. uvuga ngo Imana yaranyanyagije kabisa. hari umuntu azavuga ngo umva muzananirwe mwinaniwe mu bwanyu ntimuzavuge ngo hari icyo mwabuze. muri Yesaya 5 akavuga ngo ese uru ruzabibu niki nagombaga ntarukoreye vraiment ntakoze iki nigeze Imana ivuga ngo muducire urubanza. Imana igeze aho itabaza vraiment mucire urubanza jye n'uruzabibu rwanjye. Imana hariya Mose aravuga ngo Imana yatoranyije abisirayeli ngo Mose Imana ibwira abisirayeli ngo narabatoranyije ngo siko mwari beza siko mwari benshi nuko yabakunze. ntibatoranyije. none se abo yatoranyije abo bigiye hari imbere Imana ikavuga ngo natoranyije Yakobo, natoranyije Esawu, natoranyije Yakobo Esawu ndamwanga. noneho twajya mu byo gutoranywa tukumva Pawulo aravuze ngo kuko bigaragaye ko mudakwiriye ubugingo buhoraho duhindukiriye abanyamahanga. ubwo mwanze none kumvira ukuri none ukanga ubutumwa bwe ab'Imana itoranyije, ubu twebwe duhindukiriye abanyamahanga. none ab'Imana yatoranyije hariya Mose avuga bararetswe kandi baratoranyijwe. sinzi ko mvuga igitekerezo ndacyumva. Mose arababwiye ngo umva Imana ibatoranyije mu mahanga, suko muri igihugu kinini muri na bake mudafite n'imbaraga, ariko Imana ibatoranyije kwibakunda siyo election. noneho Pawulo ageze hariya asa nkaho avuguruje Imana ngo ubwo mubonetse yuko mudakwiye ubugingo buhoraho duhindukiririye abanyamahanga. none abatoranyije Imana irabataye. bishatse kuvugikiriza kuko Pawulo avuze iyo mvugo kuko banze kugira gute kwizera. abatoranye ubundi abisirayeli nabo mu gice cya 9 bavuga ngo batoranyije iki ngo guhabwa amasezerano guhinduka abana b'Imana. Mose batoranywa nicyo Imana yari igambiriye kubaha. Mose ababwira ko yabatoranyije. Pawulo avuga ngo icyo yabatoranyije ni ukubaha amasezerano, kubahindura abana b'Imana, kubaha na kirute. ariko rero none babyanze Pawulo avuga ngo duhindukiririye abanyamahanga. babyangishijwe n'iki? 11 bavuze ngo kuko bahwanyuwe kubwo kutizera kwabo. urumva? noneho abanyamahanga kwabo kubwo kutizera kwabo, nyamara abo Imana yarabatoranyije na Yuda nawe fata mikrofone
ukurikije abandi ni nk'aho Pawulo agenda yigonga. irobanuye Yakobo yanze Esawu, noneho inangiye Farawo kugira ngo atizere. Yagera kuri mirongo, reka mpasome asoza iki gice cya 9, yagera ku murongo wa 30 akavuga ngo noneho tuvuge iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera, naho Abisirayeli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba aribo batayashohoje. Ni kuki? Nuko batashishikajwe no kwizera, ahubwo bashishikazwa n'imirimo, bagasitara kuri rya buye risitaza, nk'uko byanditswe ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye risitaza, urutare rugusha, ariko urwizera ntazakorwa n'isoni. Agatangira avuga ati bene data iby'umutima. Urumva nk'uko Gadi yari abivuze muri iki gice cya 11, agaragaje ko kutizera kw'Abisirayeli niko kwatumye bo bahwanyurwa ku giti. Ariko kandi aravuga ati mwebwe abanyamahanga rero, kwizera kwanyu niko kwabateyeho. Numva ko hagati y'umuntu n'Imana, cyangwa se hagati y'agakiza no kurimbuka, hakora ihame ryitwa kwizera. Mu gice cya 17 cy'ibyakozwe n'intumwa ku murongo wa 51, Petero Stefano ashinja bene wabo, yaravuze ngo yemwe Abisirayeli, abatagonda abatakebwe mu matwi no mu mutima. Akoresha ijambo rivuga ngo iteka murwanya umwuka wera. Bawurwanya bate kandi Imana ariyo yabanangiye? Iki kintu urumva umwuka uri muri Stefano urashinja abayuda ko ari abanzi. niyo yashatse abanzi, kuko niyo yanangiye abantu imitima kugira ngo bakomeze bayirwanye. ukuri guhari ni ukuvuga ngo niba Abisirayeli niba abayuda baravuga ngo duhindukiye abanyamahanga babitewe n'uko batizeye. Urumva bivuga ngo rero abizeye b'abanyamahanga bahawe ubugingo buhoraho. Rero ibi bitweretse iki? Ihame ry'Imana ryo gutoranya rishingiye ku kwizera, kuko abanze kwizera barajugunywa, noneho abizeye baratoranywa. Ikibazo rero bo bakubwira yuko abo yatoranyije nibo yahaye kwizera. Nari nkireba muri reka pasa dusome iki cyanditswe hano mu Baroma igice cya 10. Wumve ukuntu Imana yahaye abantu bose ubushobozi bwo kwizera yuko Imana yabushize mu muntu, kandi nta tandukaniro. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 5, Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko ati Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko ati ugusohoza azabeshwaho nako. Ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru. Yego, ni mu gutegeka kwa 2:30 umurongo wa 15. yazanywe no kwereka umuntu yuko adashoboye
gushyikira ubwiza bw'imana. Noneho muri icyo gihe cy'amategeko nyine imana ishyira ubundi bushobozi budaturutse mu mategeko, buturutse kuri yo. Mu gihe cy'amategeko imana itanze impano. Mu gihe cy'amategeko ishize ubwo bushobozi mu muntu. Ngaho dusomera gutegeka kwa 2:30-11 haragira hati kuko ayo mategeko ngo utegetse uyu munsi atari ayo kukunanira kandi atari aya kure ngo utayageraho, ntari mu ijuru ngo ubaze uti ninde uri butuzamukire mu ijuru ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire, kandi ntari hakurya y'inyanja ngo ubaze uti ninde uri butwambukire inyanja ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. Ahubwo iryo jambo, urumva ukuntu bihindutse, bibaye amategeko hejuru, bigeze bibaye ijambo rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uryumvire. Ariko kuki yaza mu kumvira? si ngibyo ubu aka karasisi n'imikino ibyo nyine Imana ikina n'abantu, izi ko mu bwenge bwayo ari inangiye abantu, ifite abantu yishyiriye ku ruhande, none irashuka abantu ngo babyumvire. yanangiye Farawo. Mukiri aho ngaho, mukiri aho ngaho, mu kuva igice cya gatanu, wenda duhere ku murongo wa mbere n'uwa kabiri gusa, haragira hati hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati Uwiteka Imana ya Isirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Farawo arababwira ati Uwiteka ninde ngo numvire ndeke Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Urumva Farawo agaragaje umutima we hano yuko atazi Uwiteka, yewe nta namukeneye ku buryo yamwumvira, ntari burekure Abisirayeli. None niba Imana ivuze iti oke, umuntu nk'uyu nguyu niwe mwiza muri gahunda yanjye yo kugaragaza imbaraga zanjye, ni ukuvuga ngo ni Imana imugize kuri oya ariko Mana yanjye shaka kuvuga iki? Urabona mu mategeko deja Imana ishize ihaye umuntu impano. Noneho Pawulo arimo abisubiyemo mwihame ryo gukizwa, arimo kubibwira abandi, ntabwo arimo kubibwira noneho Abisirayeli gusa, arimo kubibwira abantu bose ko biriva ngo icyo amategeko avuga akibwirwa abatwarwa nayo, kugira ngo akana kose kazibwe n'abantu bose bo mu isi sans exception batsindirwe n'urubanza imbere yayo. Ni ukuvuga ngo rero niba abantu bose bo mu isi bahawe ayo mategeko, bishatse kuvuga ngo n'iri hame ryo kuvuga ngo iryo jambo rirakwegereye mu kanwa kawe ibihaye abantu bose. Ndumvikana aho ngaho pa? Yego. Ni ukuvuga ngo icyo kintu iryo jambo riri ku munwa, ni ukuvuga ngo ibihaye abantu bose. Noneho sasa imaze kubona yuko ihaye abantu ubushobozi bwo kugira gute, bwo kwizera bubarimo, iraje noneho iravuze ibwiye abantu bose uwizera iki gikorwa Yesu yakoze afite ubugingo buhoraho. Urabona igisigaye ni iki sasa? Ni wa muntu wahawe iriya mpano kuyikoresha kugira ngo noneho kiye Imana ivuze kimusohoremo. Niyo mpamvu Pawulo agahita avuga ngo niyo mpamvu umuntu avuze umuntu gusa, avuze umuntu kuko umuntu yizeza umutima akatuza akamwe. Kubera iki? Kuko Pawulo ahamya neza yuko ariko mukiri aho utarahava mu Baroma aho ngaho, si igice cya 8 cya 10 nako umurongo wa 13 uravuga ngo iki? aravuga ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Umuntu wese, apana abona atoranije. uyu rero wese ni muri barya batoranije. Tekereza sasa,
ariko iyo myumvire kweri uretse shitani cyangwa se umubi wa mugani ninde watekereza ikintu nk'icyo ngicyo iyi mana yabitaniye na shitani ni Allah okay umuntu wese uzambaza izina ry'umwana azakizwa harimo ubushobozi mu muntu azakizwe fara oya aho hantu mugerageze kuhatinda muhatekerezeho neza ese azakizwa kandi yarakijijwe bariya niba ari abatoranijwe ubwo barakijijwe baratoranijwe kugira ngo bambaze kandi cyangwa batoranijwe bate bataramwumva bararangiza ako kantu akavuga ngo se ntibumvise yego ngo ese nibo babashe kuvuga bishatse kuvuga iki rero nk'uko nabivugaga nkomeza igitekerezo cyanjye kuba ivuga ngo umuntu yizeza umutima nuko imana yari amaze gushira ku rurimi no ku mitima yabo iryo jambo ku buryo habonetse impamvu cyangwa habonetse ijambo rivuye ku mana birahagije kugira ngo uwo muntu akoreshe icyo kintu imana yamushizemo ntatandukane ku bantu bose kugira ngo yature yizere icyo imana yavuze abone gukizwa rero ntabwo imana yabihaye abantu umuntu rero utumvise utabyakiriye uwo rero ntabwo azavuga ko atamenye ntabwo azavuga ko imana itamubwiye ahubwo azizira azizira rwose yarahawe yanga kwakira yarahawe yanga kwakira ariko turi no kuri cya cyanditswe cyoroshye cyane mana yanjye kiriya cya Yohana 3:16 hari uwambwiye narakivuze avuga ati ariko ntabwo ari bose ngo imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kuko Yesu atagarukije mu kuvuga kugira ngo uwizera ahabwe ubugingo ahubwo uwizera wese nta nubwo yavuze ngo kugira ngo uwo nzaha kwizera anyizere noneho abone ubugingo wenda aho ngaho twari kuvuga tuti ni kweri ntabwo ari bose bahawe imana ikunze abari mu isi ni bangahe ni bande ni Nehemiya asenga avuga ukuntu imana ihamagara Aburahamu ngo kuko ngo yasanze afite umutima wo kwizerwa ubundi erega ikibazo kiri aha ngaho ubundi ni uko abantu batamenya neza ko ishingiro ry'ibi byose no gutoranya no guhamagara no gutsindishiriza no gutanga ubwiza ibi byose bishingiye ku ijambo kumenya ab'Imana yamenye kera yarabahamagaye irabatoranya yabamenyeye hehe yabamenyeye kuri wa mutima nyine uyikunda rumva Imana yatumenye kera niwe muremyi wacu ubumenyi bwayo rero burahambaye ku buryo imenya n'iherezo ry'ikintu kabone n'itangiro ryaba ritarabaho ihereye mu itangiro rivuga ibyo kumperuka sasa aha hantu niho hari ikibazo ntabwo bashaka kumenya iyi mana urufatiro rwayo Pawulo agaragaza mu rwandiko rwa 2 yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 19 avuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi ruriho ikimenyetso kivuga ngo Uwiteka azabe wajya mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 8 ku murongo wa 2 kwaza ku murongo wa 1 Pawulo akavuga ngo abakunda Imana nibo bamenywa nayo rumva wajya mu byakozwe n'intumwa 13:22 tukumva ngo Imana iravuga iti mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka kandi reka wenda ndakanga nkavuge nubwo tuzabizinjiramo neza wenda ubutaha kuba Imana yaratoranije ubwoko bwa Isirayeli ntabwo ari uko Imana yarobanuye mu mahanga menshi igakuramo ishyanga rimwe ari ryo Isirayeli
ngo iri rutisha andi mahanga. Oya, ahubwo Imana yashatse umuntu, muri uwo muntu havamo ubwoko. Imana iteka usomye no muri Ezekiyeli 22 ngiraga umurongo wa 30 bavuga ngo Imana yavuga ngo nashatse umuntu waziba icyuho, wahagarara mu mwanya mbese kugira ngo ntarimbure igihugu. Shaka umuntu ndamubura. Ntabwo Imana yigeze ishaka abantu, Imana yashatse umuntu. Ari nayo mpamvu yaremye umuntu, muri uwo muntu hakavamo abantu, abo bantu bagacumurira muri uwo muntu, none Imana igashaka undi muntu ushobora nanone gucungurirwamo, cyangwa ari we Yesu Kristo. Imana iteka yashatse umuntu. Ikivuye muri uwo muntu rero nicyo kigaragaza itandukaniro ku bw'isezerano Imana yagiranye n'uwo muntu. Fara nabonaga ucukumbura mu byanditswe. Narinde kuvuga aba bantu bafite imyumvire bimwe mbona ari ubwana, ibindi mbona ari ugushaka kuba mu mwanya utashyizwe kubamo. Kuko uyu munsi rwose ikintu cyitwa kwigisha ubutumwa bwiza kirasa nkaho gifite irindi kuza ukuntu. Umuntu arashaka kuvuga ko mbese ari we wakubwirije ugakizwa. Icyo kintu kigasa nkaho ari ikindi cyirato utamenya ishingiro ryacyo. Ariko nk'uko ubivuze pastor, Imana ireba mu mutima. Twasomye muri Yesaya 66 mbonana n'ufite cyangwa se niyereka ufite umutima uwo nitaho umenetse. Uwo nitaho ni umukene, ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryawe. Yego. Noneho aha mu Kubara 14 muri ya nkuru y'ababatasi ku murongo wa 24 haravuga ngo keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyoboye muri byose. Ubu ngubu watoranijwe mu bantu 12 batumwe gutata igihugu, we na Yosuwa. Ariko ahamijwe kuki? Ngo afite undi mutima. Uwo mutima rero niwo Pawulo agarukaho hano mu Bakorinto ba 2 ibice 4 ku murongo wa 13 agavuga ngo ariko dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga, natwe turizeye nicyo gituma tuvuga. Urumva kuva isi yaremwa kugeza aho izarangirira, Imana yashyizeho ihame ry'umwuka ni ukwizera gusa. Nta muntu rero Imana yafashe umutima ngo iwugira akahebwe, noneho najya kwizera akubitane na bariyeri y'Imana imubwira ngo wikwizera, wewe nakugeneye umuriro ntushobora, sinatuma wizera. Bigasa nkaho ariko ibyo ko numva no mu bwonko gusa igiye guhura neza n'iyi Imana Pawulo yavuze y'iki gihe, inangira abantu imitima ngo batize. Ariko ubundi ibintu bihura gute? Pawulo azi ko Imana ari inangira abantu, yarangiza akagaragaza ko Satani ari unangira abantu. Ibi bintu ni ibiki? Imana inangira Satani nangira. Ariko je ibi bintu no mu bwonko n'ubwo bwenge bwa kimuntu tu ndumva ibi bintu bitumvikana. Ariko pastor ntabwo wibuka Imana nasomye nkibwira bagenzi bacu b'Abayisilamu tubazanye ibibazo, ukuntu nabajije icyo kibazo berekana verse. Imana wabwiye iriya Mana numvise kuri ya munsi wa 4 ni Allah ku gahuru. Ntabwo wibuka ikibazo nababaje nanze verse ya Quran aho baba ngo Allah anangira uwashaka, Satani nawe akavuga ngo nanjye ubwo unangiye umutima ukanshuka nanjye bariya nzabanangira umutima nzabashuka. No mbabaza ikibazo, none mume itandukaniro ryo kunangira kwa Satani, yego, mume itandukaniro rya Satani kunangira umutima y'abantu na Allah kunangira imitima y'abantu. Singibyo Allah aranangira na Satani akanangira. Reka duha amahirwe abantu batelefone, abantu niba bumvise cyangwa se niba bafite akabazo babaze. Ariko
ibi bintu tuzabikomerezaho n'ubutaha ibyo gutoranywa tuzabyinjiramo ibi tuzabyinjiramo neza cyane kuko nabyo ni ikindi cyorezo kije urumva twakubitanye n'ibintu kwanza by'amategeko mbere turwana n'abanyamategeko isabato ikiri abo ngabo basa n'abagiye iruhande none dukubitana n'abanyamwuka abanyamwuka nabo wapi noneho tuje gukubitana n'abandi bitwa byararangiye nayo turwanye nayo byararangiye nayo nk'igihe haza abera abakiranutsi abo nabo tukiri muri ibyo hadutse abandi sasa ba Imana itoranye abatoranijwe gusa nibo babasha gukizwa nibo babasha kwizera nibo babasha kumva abandi bose kandi bose bari bamwe ari nta n'uwarushaga undi kintu nta n'ufite impamvu zo kwirata kuko ni Imana yatoranije gusa kandi itoranya uko ishaka inangira uwo ishaka igakiza uwo ishaka Mana yanjye ubu butumwa Mana biraza kugenda bite kweri reka niba ufite inyunganizi cyangwa se ufite ikibazo telefone niba ari Tigo koresha 07 22 44 68 81 niba ari MTN 07 84 44 68 reka mbasubiremo MTN 07 84 44 68 81 iyo ni MTN naho Tigo ni 07 22 44 68 81 waba uhari ukaza utaba uhari tukikomereza kuko ibyo kuvuga ntabwo ari byo bibuze Charlie's hottest and freshest music station, the new 103.6 Hot FM. Some radios know numbers, and they keep counting. At Hot FM, we're simply a station of hot music and more music. Yeah, check it out. Oops, they're even listening to the hottest now. They keep asking you to switch. We say, the radios know numbers. Freshest music station, the new 103.6 Hot FM. mwaramutse neza nitwa Bernard yego Bernard nakurikiranye ikiganiro mwari muriho cyo gutoranya yego nagikurikiranye kuko ibyo bintu ndumva ari ikibazo kuko Yesu yaravuze ngo ubwo azamanikwa ngo azireherezaho abantu bose nanjye aho rero nkabaza ntise azireherezaho abantu bose kandi wumva hari bamwe azafata abandi akabareka abo bantu rero ndumva mwazababwira bakagiye mwabatumira kuri radiyo bakatubwira uburyo Yesu wireherejeho abantu bose noneho hari abasigaye kuko Yohana 12 ndumva nayo umurongo wa 42 uvuga ngo ubwo nzamanikwa nzireherezaho abantu bose mpumva rero mubo yehereje abari mu isi bose yarabireherejeho nta n'umwe yasize nakurikirana ikiganiro cyane kandi ni cyiza ni igitekerezo numva natangaga urakoze cyane Bernard sawa kabisa mwakoze urumva aba bantu kubatumira kuri radiyo ni ngombwa tuzabatumira twebwe ntabwo tugira ubwiko cyangwa se ibintu byo gupfipika tuzabanza dusobanura ibi bintu neza hanyuma uzashaka ko kujurira niba kujurira azaze hano kuri radiyo tumuhe umwanya halo halo Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe cyane hari ikintu numvise mwarimo muvuga yego
Bibiliya iravuga mu rwandiko rwa Yohana, hari aho avuga Bibiliya ivuga ngo abo bari bamwe muri twe, ariko ntabwo bari abacu. Yego. Ngiyo bajya kuba abacu baba baragumanye natwe. Yego. Noneho mu Baroma ibice 9:14 na kangahe niho havuga ngo kuko Imana itoranya uwishaka. Yego. Ikanangira umutima w'uwishaka. Ariyo yanangiye Farawo. Ikongera ikavuga ngo nzagirira impuhwe nzazigirira. Yego. Noneho na Yeremiya igice cya 4 avuga ngo nakumenye ukiri urusoro. Yego. Utarava mu nda ya nyoko. Noneho ndashaka kukubwira ngo ni impamvu ki uyu munsi wa none niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo umwuka wera nazaza, ubwo azaza azemeza abishe icyaha cyabo nuko batanyizeye. Impamvu ki ya none umuntu aratangiza iby'umwuka agaheruka iby'umubiri twari tumuzeho nk'umupasiteri, nk'umuntu ukora ibintu by'Imana neza, noneho undi muntu agakizwa akabigumamo. Yewe nsanga aho hantu umuntu agiye mu mwuka cyangwa se akabisobanura neza. Ndakumva cyane. Ni impamvu ki turajya mu butayu gusenga ugasanga umuntu yabanje ari umuhanuzi muzima uhanura ibintu bizima, uyu munsi wa none akaba ari umuvangirwa, ari umusambanyi, ari iki? Aha hantu hakeneye ubushishozi bukomeye, kuko nsanga Imana ariyo itoranya koko. Ahubwo hanyuma se umuntu akagira iki mu butayu? Icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo ba bantu nubwo bari bamwe muri twe, uyu munsi wa none basigaye bakiri ku izina. Nibyo bya bindi Petero yavuze ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo. Urumva, ingurube isubiye kwigaragura mu byondo. Ni ba bandi nyine bari bamwe muri twe, ariko ntabwo bari abacu kuko batatoranijwe. Ariko ni ukuvuga ngo ibintu birimo kugenda bisobanuka mu minsi y'imperuka. Iki gihe tugeze mu gihe cy'imperuka. Hari abantu bagiye mu bintu by'Imana babijyamo, ariko bafite ari ba bandi nakwita ngo ni ba Farawo. Sibyo? bitirirwa umurimo w'Imana ariko batawurimo. Ariko Farawo we yanze kubijyamo. Yewe muntu, harya binde wowe uragana? Ni John? Ni John tuvugana? Ni Remera Francois we ndumva. Ni mushuti. John we. None wowe ikibazo cyo gutora aragiye ntacyo ubwo upfa kumubwirira aho ngaho wenda arumva. John ni wa mushuti wacu ukunda kudusura mu mibyizi w'Iremera. Wigeze kuza avuye Gakinjiro, wewe tumuhaye agakahwa. Ete wapi ngari mu bihe. Ariko ziko ntamuherutse. Ntabwo aheruka. Imana ni itoranya. Igaha uwishaka ikimo uwo widashaka. Allo? Mwaramutse neza? Yego. Nejejwe no kubafata no kumvikana nanga muri iki kiganiro. Yego. Turabyishimiye. Ndi hano Kabuga ariko sinivuga izina. Ntabwo ivuga izina nta kibazo. Ubu rero ikibazo isi ya none ifite, yego, ni abantu gusobanukirwa ibintu by'ingenzi badasobanukirwa, ari byo bihe. Ari ukumenya Imana iyo ariyo. Yego. Icyo ni icyigisho utanakwigisha vuba cyangwa utanakwigisha umwaka ngo kirangire. Hari ukumenya abo bari bo ubwabo. Ibyo ni ibintu abantu nabo ubwabo badasobanukirwa. Ariko sinabarenganya cyane abantu, ubwo ndenganya abigisha namwe murimo. Yego. Abigisha hafi ya bose baba bafitemo inyungu mu byo bigisha. Uvuga mu masegonde make kuko iminota iradushira. Ntabwo mutwigisha ukuri nk'uko kuri bitewe n'inyungu muba mufite mu madini yanyu. Urumva? Ni muri urwo rwego rero abantu nibamenya Imana iyo ariyo, bakamenya nabo ubwabo bari bo n'umwanzi uwo ari we, abantu bazasobanukirwa n'ukuri ureke inyungu abandi bafite mu madini. Urakoze cyane.
murakoze noneho rero ubu ngubu tugiye gusoza ko iminota iradushiranye reka nongere ndarika abantu bashaka kutwumva neza, abantu bo muri Nyamagabe, uko turi aha ngaha turi batatu niko tuzaba turi n'aho ngaho i Nyamagabe kuri paruwase ya Musange ku rusengero rw'aba AEBR rw'ababatisita aho ngaho kwa Pasiteri Donati. Tuzaba turi aho kuwa gatandatu utaha ndetse no ku cyumweru tuzaba turi aho ngaho. Abazashaka ko turara tunaganira rwose turi tayari, tuzirirwayo turareyo buke twirirweyo hanyuma dutaye ku mugoroba wo ku cyumweru. Nicyo rero nababwiye, naho ubundi tugiye guterana ubu ngubu hano kwa Ndamage etaje ya kabiri umuryango wa kabiri naho ngaho. Umuntu ushaka kuza kwifatanya natwe rwose ni karibu nta kibazo. Kandi twebwe nyine amateraniro yacu n'udafite ufite icyo kubaza, ushaka gusobanukirwa hariya rwose ntabwo ari mu idini wa mugani. Imana bagire neza rero bakundwa, reka tugarukiriza ngo ndabona iminota idushiranye, naho ubutaha. Bye bye bye. Only begotten, and the price that he paid